gitondo udakupa. Umva iki kiganiro cyagirwa n'ibintu bitatu, by the way kiragirwa n'ibintu bitatu bitari by'amazimwe, cyagirwa n'ibintu bitatu ugenda ubyumvishe. Icyambere kugira inama urubyiruko, icya kabiri kubunuriza abantu bigize nabi batukana, icya gatatu kunenga no gushima. Njye buranja mbareba kuntu murebe ibindi biganiro byacu mukabyihorera. Navuga ni se n'urwango mudufite tubimenye. Urareba ikiganiro amasegonda 3 ugahita ukupa, nubu ngira ngo uragiye. Ese reka nkubaze, uri umuntu nanjye ngabundi none hari akantu mujya munyereka kuri TikTok, ubu tuvugana ndi kuri channel ntago ari yanjye pe, n'abantu banaze guteza imbere, ni channel bitaho bibera TV ariyo muri kumbona. Gusa wenda afite YouTube channel nanjye nafunguye bita Ngarambe 250 TV, ariko umuntu ashaka video ugakanda ugahita bigenda ukamweka ko nta kintu bikubwiye, ariko nuza we utanze subscribe wabiki. Gusa reka dukomeze, ntago naje gusabirizwa. Rero nshuti mwene data, nimbuzi neza yuko uva amaraso nanjye nkavandi, ntago wakabaye kubura kwihenura. Ikindi cya kabiri, ntago wakabaye kubura kwigira boss. Uri boss nibyo, urangaburiye, uranunze, ndagukorera, ariko kuba ngukorera ntago bivuze neza yuko uzamfurisha amakariso. Abakozi biki gihe murabafurisha amakariso, abakozi biki gihe murabakoresha imirimo. Niba umukozi yaratakaje ko mu rugo uramukoresha nakadashinzwe. Noneho muri iki gihe hari umwana wamamagaye arambwira ngo nanze kumuvuga amazina, arambwira ngo ndatwite. Ninda guteye inda ni boss, nanze kubibwira mabuja. Boss yarambwiye ngo nimbigaragaza zanyica. By the way, isi yararangiye, nubwo ugiye gukupa ariko nushaka ugende. Habyirwa bene yo hakagira ute uwandika muri comment bimbwire neza uwo mugani. Gusa nyine nguciyemo gutyo gusa. Hano rero turi kumwe n'umuntu nubwo mba ni hayi vuguzivuzi nabanza nyakire. Murakoze kuba munyemereye kubakira. Turakwakiriye muri channel yaho bibera TV. Uri umusaza mwiza, uri umusaza uzi kubana neza, uri umusaza uzi gutera inkunga abantu. Wakora nkawe yabagerageje. Turakwakiriye. Rero mama Dani, reka nkubwize ukuri, aba basitari ureba maze imyaka igera muri 10 nkora. Narakoze video zanjye zikarebwa n'abantu babiri ku munsi, karebwa n'umuntu umwe, mwihangana nkavuga ngo ndakora. Ariko ubu tuvugana mfite TikTok ifite followers 100,000 kubwo gukora. Umusitari arambona agahita azamuka akanyuraho. Ntago yareba nguri ya muntu muzanye mu byanjye byakora, kuko aramutse nzanyemo ntatera imbere, ntago abishaka. Ndumva rero guha umuhate niwe watumye utera imbere, ntago wigeze ucika intege, none ugeze ahantu hakomeye. Buriya mama Dani, sibyo ko abantu batabizi, umuntu azajya avuga ngo umuco waracitse, ni mugahakane, mujye mubyumva nk'ukuri. Umuco waracitse, dore impamvu wacitse. Umwana w'imyaka 12 araterwa inda, umwana w'imyaka 6 arambara agapira, araboneza urubyaro. Umuntu waboneza urubyaro ni umuntu wabaga wenda ufite umugore nako ufite umugabo, wenda avuga ngo nukurenganiza urubyaro. Ahubwo umwana w'imyaka 10 usanga ari umugore. Bishatse kuvuga ko urubyiruko mwirinde. Niba ufite imyaka 18 ukabura ingonokera, ingonokera nababwiye ngo ni umukobwa uzi neza yuko atari isugi, n'umuhungu uzi neza yuko atari manzi, ikiyongeyeho akaba kigira ute, akaba kibi wabo. Ntago mba mbatutse. Ijambo ingonokera ni Nigeria, ingonokera. Urumva biba bishatse kuvuga ko niba ni ingonokera ni cyangwa niba uri umukobwa cyangwa niba uri umwangavu cyane buringe, ukaba ufite imyaka 18 ukaba utiyitaho ngo biteze imbere, uzagira 25 utangire kubona ko byarangiye. Uzagira 30 nta gare ufite rya 60 cyangwa 70 ubone ko wapfuye. Ni hahandi uziheba, nta handi uzajya kwiyahura. Muri make
ni hahandi uzatangira kumva ko nta kintu umaze. Ibyo byirinde, rubyiruko mu byirinde. Umubyeyi urareba iki kiganiro cyangwa umusore si yagishiyaringa reka data. Yo muri comment kuri TikTok biga ari kuma mama. Ariko ndagira nkubwire wa mama utama mama. Ntacyo bimbwiye, nzabaho nk'uko Imana ibishaka, ntago uzandoga kubw'umugambi w'Imana nzabaho, muzatera amabuye Imana yasubizeyo, ndetse naho mwanera icyuma Imana yamvuza nkakira. Ubwo rero abavuga muvuge, muzashira ivuga, abankunda bazankunda, abanyanga mu nyange, kuko Imana niko yabigenye. Ubwo ni ikigeragezo ndimo, niko nababwira. Ndabeshe nese muze ko numva uri kwishyiramo abantu nibo bakuremye. Abantu ntago bandemye, ariko nabo nabagome. Ntabagome nyine arindira. Usanga buriya ndajya kuri TikTok nkashyiraho video yigisha, urumva, mbigisha mwitware gutya, mwifate gutya, musenge, muzasubizwa, Imana irahari, Imana n'urukundo, Imana irakiza, Imana irarema, Imana niyo yikanakiza, Uwiteka ninga bikomeye, gutya na gutya, yerere, urubyiruko rwo guteta ibyo ntibabyumve, ahubwo barashaka gaswekere kabwera uramusweze nyina, uranda murindagije, uranakandare, uriya yasambanyije umuntu, ubuntu bw'ubushegu budashinga. Mukunda ibishegu, umuntu ashaka kiganiro ntikirebwe. nyine bakora ibigendanye n'amarari yabo. Ariko nibahindukire bumve icyo umusaza bagiraho inama. Oya nde nta muntu nzagira inama, niwumva mvuze akajambo uzagafate mu mutwe, byonyine biba bihagije, kuko ntabwo nunze singutunze, nubwo waba ununze naba ngutunze. Aka kanya turabaha ibyishimo kuri YouTube, video turashuraho 30,000, shoot imwe 30,000, kugira ngo murebe natwe ndahari inyungu dushaka. Ariko se nurebe iyo nyungu nuyiduhe tuzungukirayo, wowe bawungutse ariko twe tuba duhombye. Gusa sinaje kuvuga byinshi, sinaje kungukira kuri izi mbuga, ariko nyaboneka niba ubona ko umuntu yashoye business, mufashe mu mbaraga zawe nyeya. Simvuze ngo ibyawe byose, ariko fasha umuntu. Aka kanya nsigaye nkora ibiganiro by'amaganya kuko maze kubabona. muze ndumva rwose abanyarwanda bishyizemo, ariko bababarire nabo wenda baba bari no mu mirimo myinshi, buriya ntawamenya, baba bahuze, hari igihe bazahuguka bagagukurikirana. Urakoze, cyo mbwira icyo nshakiraga rero dusoza ikiganiro. Icyo nagushakiraga nyine nagira ngo ususurutse abanyarwanda, ubagire inama, ubaburire. Ko basusurutse, ko mbasusurutsa kuri TikTok yanjye se bamiki, sinkura live ikabera aho ngaho, koza bigeze kunama bami ibihumbi n'ibihumbagize. Nyine rindira bazaguhereza, wirambirwa, rega iki gihe nuko utarambirwa. Yibona umuntu mukuru nkanjye, nanjye ngera nshakisha, ndacyagerageza, sinari nabigeraho, ariko genda nkurikiza abo ngenda mbona, nanjye nkagerageza gake gake, bizagenda. Ubwo urabizi se, kankwereke ukuntu turabikora. Adusoza iki kiganiro bakore subscribe, bategereze ikindi. Niko bimeze. Kizaba ari umuzinga. Nuko bimeze.